bwira gakuru nk'uyu iwacu ngo sibe none ngo sibe uw'ejo ngo ejo bundi hazaza urungano harimo tuzi neza twaheranwe harimo benshi dukumbuye twibuka ibyiza dusangiye nta gisumba umuto mwareranwe mu ngobyi ariko kagukunda cyane mbere mama kamera ariko abana kamera umudugudu madamu umudugudu none ni sawa utahe kare njye nakubwiye nti nawe usigaye uri kubyibuha ndi kugenda ndikuza nakubwiye ni ugu mudugudu abantu bose barimo do siwibwiraga ngo bazi ubwenge reba cakari mu nda ngo ntikize ubwenge bwabo ni hafi ya ntabwo reba casimiyoni ubwenge bwawe n'inkandagira bitabo bose yagerageza nkamukuraho akagatoki abasaze kontu kameze ariko mukaba reka nkubwire njyewe ni ukuvuga ngo muri izi mpinga tugomba kuzaza aho ntabwo ari agakoma aho turakoramo imitsima yigo oya reka ngwereke nyine umva nkubwire turakoramo agatsima dukuremo n'akantuza n'agakomasha tuje turagahuta mu gitondo ariko ako gatoki hano cigishemo agakoma ubundi tume kumva yasagira ariko ndaje njewe ubwenge bw'abantu batuye mu rugo umudugudu bose sikenda gukontorera hano mu ariko nani mpamvu yo kujya bamusuzugura urebe igihe bahere badusuzugura ngo Ndaranyubutumwa na Mukamana ntacyo bazigeza njewe kuva bavuga ngo banyise kana ubu ushatse kumbesha ugiye kwanga ninjye utazi iby'inkoko nibyo nahoze nkubwira nyine urabizi namwe azagutera turutse wanje pe uri n'inshuti yanjye iyi nkoko nutama amafaranga 8,000 ntabwo ndayiguhereza maze gukura bihagije ku buryo ubucuti bw'abacuruzi imbuzi n'abantu bagurishaga ibintu none si wowe wakishimira kujyimereza nta kantu wungutsemo ako uzi ko inkoko nyikuye mu magi yabundikiye none ukaba uri kumbwira ngo iratera kwa mugabo we rero ibintu by'inkoko ndabizi cyane nazikuriyemo ntuze kumbesha nk'undi wundi utazi iby'inkoko mwana byiwera inkoko yanje nayikunda kuba ngiye kuyigurisha nuko mfite ibibazo ndabyumva kandi nanjye impamvu ngiye kuyigura ntago ari ukuvuga ngo ni ukugukemurira ibibazo byawe nuko nyishaka niyo mpamvu mpagaze hano iyo mba nayishaka mba nanikomeye none kumugabo akizwa nake urumva ngiye nakeneye gukemurira ibibazo byanje none kuri kuzana amafaranga uri guca amafaranga nk'ayihene iyo ni ihene uri kugurisha amafaranga 7,000 none vuba nta bihombe 7 ko nawe jya ushyira mu none se utari kumbwira yo uratanga ushyira kumwe n'imishwa ngumbwira yo uratanga nyine numva niba ndayemera watuza hano ukura simeze nk'igisama mbwira yo uratanga mwana katura amafaranga mbwira yanyu murafata kavuna uri kunini mbwira yanyu ariko umuganisha edasha uzikomeze nibuka ko nagenda muri ago matora bambaraga n'amakoti shaka bagira uduhumviriza umuntu akaturwanya uzi ukuntu basigaye bagira umutima mubi uyu kuba gitifu n'ubwo byo bizaba birenze agatokisha kagatoki ikintu ugiye kugenda ugakora ugiye kugenda ugatogosa kabirushiremo n'utunyanya cyangwa tugure n'ifi turishe ifi inkoko ukazaje urafata ifi ukavunaho ukabimira byombi baraka kubwira rusi ureka sibyo iyi tukareka kwirwa tunabirya tugatangira kurya akanya kabirwa tutangi Uya reka mwereke ibyo byose narangije kubibara gahunda iriho tugiye kujya hari agahato turiho tugiye kujya turangiza turabimenya umugoroba turya inyama n'amakaroni biriya bibaga bimeze nk'iminyorogo baranyuzwa ari kwa Simiyoni uzi ukuntu ubushize bakabanda utunjanga tukamumurira naho kwa Godi riva amagambo yari ari guhurutura ejo bundi ukuntu yaje gakarangira hano hepfo se jewe icyo nakubwira ca
yaje twimite rungano jambere rungano sugira rungano nkwizihiza guririnde murate nkwizihize none akose wangurishara Wagira wangurisha nkagufite inoti y'ibihumbi bigera muri bingahe nkaguhereza amafaranga bivuge mu mazina nyine numve ngo nangahe ndaguhereza bitatu nimba bitatu urashikira njyewe umbwira kavuni buri seri yemereza bitandatu byuzuye nkwereke 500 nyakuyeho na none reka nkwereke sibyo inkoko nanjye bagiye kuyifata ikindi gihe ndi kuyorora ntabwo none nditanyana ngo nyibyaze umusaruro neza ndaguhereza ibyo bifaranga byose njye urumva nzayakuramo nshobora no kugenda nanjye nkayigurisha ubu sinagenda nkagurisha igobo bakamereza ibyo bifaranga byose uri gahuzuza bitanu niba ari ibihumbi bitatu wowe agira imana we umbwire niba ari ibihumbi bitatu ako ubundi buretse oya uyifataho ifite amahane none ndabanyiguze ngo nkigire ute kizanyicire mu nzu oya none se kavuna mbwira bone igendere Dorana na 500 njina ntashi ibihumbi bitatu niyo yanyuma nimba urayafata umbwire nimba utarayafata nabwo usigewe niko Suza karani shawagize vana sanga izambere bazimazemwa ariko se simbi none kubutaka ari kubuzima umva nkubaze ibi bibote nibyo ugiye kwambara mu bukwe umuntu uko bifite nibyo biseka ibingibi byaragabe wa mugore akira abanzu nzirikire uyu mwitero wano usirimutse wambonye ariko ufite umugabo kwita undi gusaza k'umugore umugabo mwiza wanguriye agakenyero kazi naho nakambara nabe ko wambaye neza ntaco byabitwaye urabona ari sawa ndameze nkaho kajanye n'inzobe yawe agatambaro mwicaye iruhande ikikureba cyane aha ni sawa ntabwo si ihene yo ufite ibyasi byo kwigaburira ntacyo bireke ndashaka runyishira ndebera ryakoze rya muzehe ryasigo kurusha yansigiye nk'umurage muri ngende nzinywe ndebera ngo ko umusumari hadi muhuguru nyuma y'umujya ngo mucumba ibyo byasigo kurariyo ko bamuzangibe gigirebe ndarikuzaniye ati mirayi baba we ndahinara akira ndahina guca nana uhambike surebe nushaka enchiremo haze nkambare nka nagise nakaka kujya gushiramo ducere nabona ka sabo kurejaga ryambara nakosha budi sibiyo kabone uwo mukenyero gwawe niri kote umva birajyanye suri kumbonita ariko iri kote no kuri amaze igihe kinini pe basi yumbwira nka kudodesha sinakura oya rireke ni guca sigo kurera isize rugomba kwimera guca uziko shobora kuri doda bari kuminga mu budeyi cyasa go kora muze agira rero umunyamahana sha rero nshaka agafunguzo ngifunga karebe ahubwo se ndebera na yankoni haje umuntu yatana ijoro ako have nyirebera ako sinone nguko wayishize ko reba munsi y'igitanda Diri ndebe mbwira njyewe nayo ngayo inoti ya bitatu neta nyigushashura byihuse uzuza 500 nyiguhereza yamwe njya nta kundi mfite uhakana ubugore ngo aragarama nuko nguko none se kugira ubushaka kugura ni nko kanye n'amafaranga ufite nese uvuze gurama bitatu ndaguha bitatu wenda gandi nimba nzagashaka nkakuzanira biba yari ide nibwo wama bitanu byuzuye sibyo ariko rero wambwira gahondara nyine nguko nkaguha bitatu sibyo naguha bitatu ukabyumvikana mumufate icyo bigenze bidakita niko umva uriya ni igisambo ariba urumva uri kumwe n'igisambo ndatabaza uwumva ntagire ikintu ukora ese rero ndafata umuntu ujyari ikibazo mfite nese ntabwo ubona ko yari yibye inkoko ego iriya nkoko niyo yibye none se utatangira none kutamwiruka aragenda sha ragasigaye kukigura sibagaho kumbe ntago ugomba kuzacukura ubwiherero 10 papa uyu mudukira kwatubisha
ndi kureba ibijanye n'imihigo aho bigeze. None se pa Karame. none naguze ko naje buriya nagujije ari amafaranga koko. Ese warinze kuja kugujisha amafaranga kuko utigeze umpamagara. Nyine nabonye kuguhamagara bitari ngombwa waninze. Ndavuga ni ko nari ndi kumwe n'umwana w'inshuti yanjye afite amafaranga. Musaba ko yayanguriza nyine. Mbona ukunza gutaha namubwira ngo nzayagusaba nze kumuyamisha. None nta kuntu wayama nkajya kuyamuhereza. Ikibazo rero mwana wanje nakagaguhaye ariko nta mafaranga mfite pe. Amafaranga gose ganshiranye. Sinzi ni ngo turakora iki mana. Ntabwo nizi iminsi ko twaba yabakire koko ubu. Ariko ubundi reka nkubaza. Bara abarimu baba bigishaga ntibabaha amafaranga go gutegesha. Buraba bari gutekereza ko muzagera mu rugo iwanyu. Ari bo batezaga n'abandi bibazo. Nese ubu ngubu baba bazi ko ababyeyi bose bafite ako mate. Nose yaguha amafaranga yaguhereza ubumenyi akaguhereza n'amafaranga. Nyine reka nkubwire we na nk'umuntu bagabaye nk'uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu bakajaja baragira gute baramuhitike nyine akazaja arayitegereje. Ariko se ngaho reba waje uri wa kabiri mu banyuma. Zenguruka bucece yewe bucece kubura bucece nk'ikezi ako mwahakoze uko cyane ikorera amasuku n'ibiti bibi. nese ko mwahagize gutya None turakomeza kwicara mu mwanda. mwabitekereje gutera nese mama Niki ibi bintu ntabwo bisanzwe nanje ntaho mbizi nabonye Marisa ari gutegura mu nzu nanje ntegura hanze no problem. Tado tesio ego mana nyiringabo ego ko natuna tunose mama akuri ku mama kino kirabyo bwagikuye turahatukuza none yego mana nyiringabo ugere no muri wese urebe wahanywera amata muri wese tiba mu Izenguruka bucece kubura bucece inkikazi yariko zirarita mwashizemo nakandagira ukarabe inkikazi yariko zirarita mwashizemo nakandagira ukarabe ariko twasukuye tugiye kwimuka Ariko iyo umuntu agiye kwa mabukwe ntabwo yabona no kugera ubwonga. Kombinero ni ko. Kavu. Wiriwe. yego komera Uzi umushyitsi. sini mwene Kariyopi Oya ntabwo wibeshe nuko. wabaye ikigabo di Uri kuyibona? Akira. komera Uyu ni umusaza wawe uri kumbwira. Yitwa Kavuna. mari mari hari ibibazo nyine oya nyine kubera ko niko mari ufite ubwenge urakwishitereza Urabona dufite umushyitsi urankurubanye unguruye hani uranshakira kiriya gihugu mwamenanye mwahuriye hehe mwabonanye gute cyagenze gute nawe uri buri gisambo mari uri buri gisambo ushatse kuvuga iki umaze iminsi mbona uzana ibintu hano nabibonye buriya muribana niho ubingurira uriya muhungu ni igisambo ruharwa Kavu ntanyura ku ikariso ntanyura kugiba n'ifoke umuntu wanyura ifoke hanze Kamubwire winsebereza sheri ego mana nyiringabo twumvikane winsebereza sheri niba utishimiye ko mbana nawe uri kumva neza ukazana ingegera muri uyu muryango wacu ikadufasha iki dukeneye umuntu muzima uzakubakira dukeneye umuntu muzima sheri ingegera Nuko murakoze. amezi 10 imyaka ibiri ukurukana n'igisambo 28 izina ry'Imana reka mukiri oya ibyo niyashaka ibi imyaka 5 ariko menya ngo rwabo n'urujura bazabafunga izina ry'Imana uri kumwumva ari kunyitira sheri umujura kasona afite ubu uramuhungu uramuzi ndamuzi mama mw'ishambo utazi ukahaca inkoni utazi tega amatwi manze nkubwiye uriya muhungu nigeze kuba nkurwaje turi mu bitaro nyina ari kw'iki gitanda nawe ari nanje ndi kw'iki gitanda uri kubyumva yari yaguye mu ziko agapipi kose karanyoka kugira abone ubusobero
byabaye ngombwa yuko baganga bamupfumura azokumarira iki kwatagira akantu gaguye muzinga oya ndabona mwese mutari kunyuma sibyo ikibazo mfite ikibazo ngurabona ese ubundi ko kumuga niba ari baraguhiyoteka ariko nyine ubwo ngubwo gahunda iriho amafaranga mfite niba murakomeza gutegereza suvuye hera wabwira iyo nkumi yawe cyane nta mafaranga mfite rata akira amafaranga y'abantu bamaye ngo nayi ngo nagi umva hano nkubwire mwa mukama umva nkubwire n'ikindi gihe bazaje baragaza bagashikirwa ninjye ushinzwe gufata ko duhuye akanya ati hajya nangahera ibihumbi 2 uje urashikira ugabike urumva narakubwiye ngaba ngomba kubahinjarika kuko bararindagiye none si pa warenzaho na 500 yo kudigisha uje urakunda amafaranga utaziba cyangwa ukazaje uraje muri buriya bwomanzi mbonaga bwa bakuru bawe yataka kajya he nkundaga kubabona buri mu gitondo ngiye mu nama ku murenge pa uburengejeho na 500 no sindagenda n'amaguru ndajya kumureba n'amaguru waturutse ku ishuri uzanwe n'iki ntabwo ndi kumva ibyo muri kuvuga mbese nitambuke uzumva uri habi mbese ntambuke njya kwirebera umushiri wanjye muranamusogoshera sogoshera uyu muntu akubwiye ibintu umuntu akakugira inama ukigira igicucu taramaburu yagaza mu mugonzi ubundi mu bantu mugeze mutyo ngo ndi kukubwira ngo ubundi umukobwa w'igishongore ntawe wakagombye gukundana n'iriya gusugusu yiba gusugusu kakaba kamafuti ariko kaciba kanahari umuntu ubona niwe nta kintu na kimwe agira ni ukugira kurya utwawe nta kintu afite ni burebure n'ibintu biriya bintu byose umaze kuzana ukore nka hano wumve ko atari imbuga cyo kunda sinkubuje mukunda natagukundurira mwivumba usongaye nzabe ntarakubyaye genda ahubwo wimutinze atanabimenye mama ngende kukubwira ngo izina ry'Imana uriya muhungu twe duhagararanye gutya aza afite inkoko aza ari kwirukanka ari kunyingurisha inkoko ibaza umuntu wari kungurisha inkoko akambwira inkoko ngo ndamuhereza ibiceri 700 umva mbabwire mbakurira gaku ndamukunda satu sheri papi papi ntabwo se sheri wagiye kandi ubu ngubu koko papi oya mana we reba niyo myenda barayitwaye yose sinarinyiteze oya mama we mbaye nyokora oya none se njyewe reba imyenda zanjye ntabwo nazize zanditse hano imiti imyenda yanjye iyi myenda ikubiswe na nkuba ati reba ngendaje imyenda ndayibuze sheri wanjye ndamubuze na sheri ntawe umusaza we yakubwiraga ngo iki wirira ceceka nkubwire baraciye umugani baca umugani mu kinyarwanda ndibwirwa ntiyumve n'ingaburirwa ntihaga akavuze ku myenda yanjye bibye
bakubwira ngo uwo sheri wawe ni igisambo wigeze ubyumvisha amatwi umupira wanjye w'igisambo umupira wanjye baroga ngo barazimanura ntawe kubyumva ntuburankungurira mu rugo mukurikije kumushaka mukurikire mvira mu rugo mama ndaje nawe ndi mukeye sheri wanjye ndamubizira n'imyenda yanjye naze mwayanyu uri gutindiranye n'imbwa usanga ibigurishije mukurikira mujya kubisaniza myenda hazindi nzabagurira mwe mutaziza cishwa mugende mushobashe byana byitege ntababibwira ngo byumve urakinya mu kanwa ikigaburira kibyimbye buna kibyimbye ibara kibyimbye itama bagitera atari mwe ciruka kidashishoje ariko koko igihe navugiye inkoni niwowe wandiciye ko ariko uri kumbaza ni iyihe kuko ntabwo ndi kubura wakije umva nimba ariyo ngiyo nayo warayicanye koko warayicanye tugende ubwo uraza undangase oya uraza undangase cyane nta kibazo ngwino tugiye tugenda naje urajya ndakwica yifate neza Suzana enda hano ingegera hano ngwino ndebera imbwano ngangiye mushezi iki ni icyahe nkora iki koko nkora iki buretse utamwica buretse mereze yanjye hano rekura wa mugabo narekuye mumbabare nimunkubite mumbabare Suzana buretse kwihana ntabwo byemewe mbabare wifata uyimuzirika tuyizamukane ku muyobozi umva ingegera gusa yimuzirikaho nari mbonye umugozi gwayinize naragiye kuyizirika wayinize umugozi gwayinize Suzana haguruka bisambo byatushushuhubije uratumbata inkweto zawe Suzana mutware gahoro ntabwo byemewe bwana wa mugota mukomeretse fata iyi hene tugende tamfunge nako kurura mujane mwiriwe mudugu mwiriwe akoze ubwo ariyo mwiriwe bareka kakubwira shaka mudugu nukuri twagize ikibazo dufite ikibazo gikomeye turashaka ko twumva umuntu araza akigabiza urugo agafatamo ibintu byose yishakiye akigendera nkaho wagira ngo niwe twakoreye kuva twavuka akanjyanira amakoti akanyanira amapantaro yanjye mudugu dukeneye ko dukemurira ikibazo kandi birihutirwa rwose ni mu nsakuruza murambwira mu rugo nta muntu ushakuje umva nyine umva mwe mwicaye hariya ndaje reka mbanze nirire ba mudugudu b'iyi minsi ari ugukemura ikibazo cy'umuntu ikibazo cy'umuturage no kurya ubwo ni ikihe kibanza imbere koko noneho wumve yashyizeho agahezo ni nko kwirata aza yigize inshuti ku bantu akaza akifatishwa abantu ku rutugu urukumva mudugu akifatishwa umuntu ku rutugu kikigira nkaho wagira ngo umuntu ni inshuti yacyo ibintu byose agaterura akajyana byose bwa mbere yaraje singo araza nakubwiye ngo fata iyi hene neza gira vuba ariko mudugu wambonye reba Suzana yababa kuva ntago ducika fata neza iyi hene muzirika amaguru n'amaboko mukizirika amaguru ariruka mudugudu manuka urebe dore njembwira ukuntu usanga mu rugo iwanjye oya wivuga ibyo mu rugo iwawe wivuga ibyo mu rugo ibyo mubyihoreye mbabarira umubwira ibyo babiretse twebwe uyu mugabo okay ngaho gabanya amagambo manuka hara hasi ntacyo umuntu w'umugabo wanjye gera we wirirwa gutesha abantu noneho reka umva reka mbanze mbashimire murakoze reka mbanze mbashimire bipfa kuba buretse gato ndi kubyumva buretse
shima ko mwishimira ko babakemurira ibibazo byanyu ariko ibyo mudugudu gwanyu mukabireka bikakomeza gukendera bikabaho ngaho umuganda se tugukwa buretse gato amafaranga gumuhigo gari he tanga umuhigo ariko ndaranye ariko buretse nahereye kuri uyu nguyu wageze hano ngaha mbere muyobozi reka buretse gato ntabwo nace gusuzugura nkureka urwikemurire iwanjye tumuhereza amafaranga nyine nkureka urwikemurire urabizi muri uyu mudugudu wawe akumva ikibazo cyacu kariko twageze hano mbere akagukemurira nawe wambabarira ariko icyiza nuko wambabarira nakubajije ngo muraceceka twumvikane amafaranga gumuhigo gari he nje nishura gumuhigo nageza n'imyaka wishura gumuhigo ku myaka zingahe sinujuje imyaka 18 umuntu afatagiraga umuntu afite imyaka zingahe 16 turakoze cyane none winsuhuza nawe urumva neza umuntu atanga afatiranga umuntu afite imyaka 15 Marise wowe kejo bundi twahuriye mu nzira ukambwira ko amafaranga uri bugaza amafaranga uragaza reka nkubwira amafaranga kuba ntarayazanye byatewe no kugeza nyavuko kandi kuko nanjye nishimiye iterambere ry'umudugudu wacu rero yewe ninyabona amafaranga nzayagushyikiriza muyobozi ariko si uko nirengagije ko nanjye ari umuhare rwanjye mu iterambere ry'umudugudu urakoze wowe Suzana bite byanyu ukonzi neza ko muri abantu ba mbere mu gutanga ibigombwa gutanga mu mudugudu byatewe n'iki umudugudu twumvikane nureba ukuntu nambaye ndi kubireba ubu Simiyoni yagiye nari mfite ubukwe nari ngiyemo Simiyoni arasohotse ubwo nanjye nari nsigaye mu nzu gatoya agiye kubonabona iki ngiki kiri kuzitura iki iyi hene urumva neza nuko ngiye kumva numva umugabo ati Suzana mbabarira ngo unabara ibyo ndabyumvishe ibyo ndabyumvishe gusohoka nsanga iki kigabo yagifashe gutya Simiyoni yamufashe niyi hene imyenda zacu nazo ziyarazifite ubwo muri iki gifuka ko asanga iyo myenda yanjye nuko umugabo ahita avuga ati muzamukane kwa mudugudu njyewe ngiye mu bukwe turaza yanze kumwizanira bitewe n'ibyo azi ibibazo nje nawe dufitanye amafaranga bw'intuza wowe gari he amafaranga gumuhigo ku mana yanjye wowe noneho rero sasa nibyo ngiye kubabwira imyenda zacu yibye bari kubera noneho nukuvuga araza je n'ubu ntabwo ndi kumva wakitonda twageze hano wambabariye koko hano turatonda umurongo noneho tugiye guhera kuri iki kibazo kimeze gutya oye ikibazo turaza kuba tugikurikirana banza nawe tubwira ayo mafaranga y'imihigo ya uri kugenda usaba abaturage n'amafaranga y'imihigo yahiye imihigo ko tujyana mu nama ko nta nama witabira mba ntari kumwe nawe mu bice wanyu iyo mihigo ni umuryango wawe ni wowe ujya uhiga iyo mihigo cyangwa iyo mihigo abahiguye ubandika he hari agakaye ufite k'imihigo ye hano mw'uyu mudugudu abahiguye biri he ndashaka kugira ngo mbwire ibyo bintu by'imihigo Zuko mushaka kuvuga ko amafaranga birirwa bari kutwaka ejo muri baje kuyaka mama atari mwe mwabishizeho mwebwe bo mu mudugudu mu muyoboye mu mudugudu mwe muri mu nteko y'umudugudu nyine mwebwe mwabishizeho ko muri gushaka kuzana ibyo ngibyo ayo mafaranga y'imihigo ntabwo twemerewe kuyatanga nk'abaturage muri uyu mudugudu nese oya mureke twumve tubwire iyo mihigo wahigiye hehe kinama zose tuba turi kumwe cyangwa n'imihigo yawe n'umugore wawe gusa wumve ngo njejo bundi naje kwaka icyemezo hari byo barambwiye ngo ngende mudugudu abanza nsinyire ngiye kwigira mu ishuri ngiye kudepoza mu ishuri arambwira ngo umuntu utaratanze izo mihigo ngo ntago yagira nta kintu yamufasha ngo nta service abangaba bari muri babanyeshuri barangije ntibajye gukora urugerero kandi wumve jewe ndi kwibaza ko batarakoze urugerero bihurira he niyo mihigo amafaranga uri kubaka jewe ndi kwibaza ayo mafaranga y'imihigo ko dusanzwe tuyatanga n'agapapuro n'aka na kamwe asinyaho uyu nguyu ko amafaranga twebwe tuyatanze kandi noneho ikindi kintu ndi kwibaza nimba iwanjye araza akahakura 2 yagera kwa nyiramapfa akahakura 500 urumva ejo bundi ngo yagiye kwa Karori amwaka 300 njyewe nabanyuzeho bari kubivuga ndahagarara ngo ntega amatwi numva neza ni ya mafaranga nyine ari kugira ute ari kugenda yakabatura ahubwo nkamwe ko mubishinzwe mwatubabare mukatubwira mukaduhereza basi n'utugitansi tugaragaza ko ayo mafaranga twemerewe kuyatanga buri cyumweru kandi noneho mukatubwira muti abatura hari uwemerewe gutanga ibyo 2
hari uwemerewe gutanga 500 hari uwemerewe gutanga icyo gihumbi mumbwire nawe 300 umuntu wemerewe kuyatanga aba ameze ati urumva yego ibaze Karori buri cyumweru buri ku cyumweru imihigo buri ku cyumweru ubu Karori no gutanga 300 njyewe Suzana nkatanga 2,000 koko kandi iyo umajije kugira ute kuyamuhereza ahita yirukanka nimba ari n'ikibazo wari ufite ukeneye kumugezaho ntabwo rwose agusubiza ahita yirukanka akagenda hashira icyumweru akagaruka na mukanya ari kubaza abangana nimba iyo mihigo barayisanze nuko ajya akora neze mudusobanurire tubimenye ni ukuvuga ngo iyo mihigo ntayo nzi sinzi n'ahantu umudugudu ajya kuri iyo mihigo ahubwo wenda kereka niba ari amakuru tudafite nge ndumva twagenda tukajya ku kagari kwishakira uburyo bw'imibereho ni ukugira tukazamuka tukajya ku kagari ntago musiga aya makuru ni ubwa mbere nayumvaho rwose ntago musiga kuvuga ngo ndaranya ubutumwa n'iki gisambo niwo twari tuje kure uwo dufashe niwo tuje no kuregera ubu se urambwira turabigenza gute nyine tugende niba ariyo turajya tugire tujya ku kagari mureke tukorosha ikibazo twabiganira tukorosha gute